Rwanda Hot News, subscribe to my channel. Habayeho aho tugaruka ku muntu wakoze ibikorwa bikagirira akamaro abatuye isi. Turagaruka ku buzima n'ibikorwa bya Jack Ma, uyu ni rwiyemezamirimo w'umushinwa uri mu bakize kurusha abandi ku isi. Yanakunze kumvikana mu mbwirwaruhamwe zigisha abantu kwihangira imirimo bakareka kurarikira imishahara, dore ko nawe yihangiye imirimo nyuma yo gusaba akazi inshuro zigera kuri 30. Reka byinshi tubyumve na Theoneste Zigama. Ushyize amafaranga n'imineke imbere y'inkende zakwirukira imineke ko zitazi ko amafaranga agura ya mineke. No mu buzima busanzwe rero niko biri. Ushyize imbere abantu akazi n'ubucuruzi bose bahitamo akazi, kuko benshi batazi ko ubucuruzi cyangwa bizinesi yabaha amafaranga aruta umushahara, inyungu iruta umushahara, kuko umushahara ukubeshaho ariko inyungu ikagukiza. Iyi kimwe n'izindi mbwirwaruhame zitandukanye nizo zikunze kuranga umugabo w'imyaka 57 Jack Ma uri mu baherwe beza ku isi ifite muri iki gihe. Jack Ma Yun uzwi nk'umwe mu bakire bakomeye ku isi, uyu muherwe wageze no mu Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2018 yanagiranye ibiganiro n'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Muri uwo mwaka Jack Ma ni umuyobozi w'icyubahiro wa kompanyi Alibaba Group, ni kompanyi ikora ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga. Bimwe mu byamuhuje n'abakomeye ku isi barimo Donald Trump, umuherwe wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahuye perezida w'u Rwanda n'abandi bavuga ari kwijyana kuri iyi si. Jack Ma yongeye kuvuga amagambo menshi akomeye, ati sinjya ndeka gusinzira nijoro kubera ikibazo, kuko nasinziriye ejo nabyukana ibibazo bibiri. Abantu bihutira gushaka akazi kurusha kwikorera, nk'uko inkende zihutira kurya imineke kurusha kubona amafaranga yagura ya mineke. Ni zimwe mu mbwirwaruhame za Jack Ma zifashishwa na benshi ku isi bashaka kwiteza imbere. Ni umushinwa wavutse ku itariki 10 z'ukwa 9 1964. Yamenye icyongereza akiri muto biturutse ku kuganira n'abakoreshaga ururimi rw'icyongereza bazaga gucumbika muri hoteli ya Hanzu. Afite imyaka 9 gusa, Jack Ma yatemberezaga ba mukerarugendo bagenderaga uyu mujyi yifashishije igare, bituma akundwa muri aka gace. Jack Ma nk'abandi bana bose yagannye ishuri kugira ngo ajye mu mashuri yisumbuye. Byamusabye imyaka 4 kuko yakoze ikizamini kimwinjiza muri aya mashuri inshuro 4 zose atsindwa. Kubw'amahirwe Jack Ma yagannye na kaminuza, yiga kwigisha icyongereza muri kaminuza yitwa Hanzu Normal University. Asoje kaminuza yabaye mwarimu w'icyongereza gusa, kuko yakoreraga amafaranga make, amadolari 12 ku kwezi, ni ukuvuga 12,000 by'u Rwanda muri icyo gihe. Byatumye ashaka kandi kazi kamuhemba neza. Jack Ma yasabye akazi ahantu harenga 30 byanga. Mu mwaka w'1995 nibwo Jack Ma yatangiye kumva ibijyanye na internet, yumva bimuteye amatsiko by'amahirwe, aza kujyana na za nshuti ze zaba mukerarugendo muri Amerika, amenya uko internet ikoreshwa. Gusa bitangaje, iwabo mu Bushinwa agerageje gushaka yabuze n'umwe mu gihugu cye wari ufite ubwo bumenyi yifuzaga gufatanya nawe. Avuye muri Amerika, Jack Ma n'umugore we biyemeje gutangira kujya bafungurira website amakompanyi atandukanye y'ubucuruzi, bakayafungurira website cyangwa imbuga za internet. Biranabahira, bituma Jack Ma agirirwa icyizere na leta, ahabwa kuyobora ikoranabuhanga muri Minisiteri y'Ubucuruzi Mpuzamahanga n'Ubuhahirane bushingiye ku bukungu mu mwaka w'1998. Nyuma y'umwaka umwe yaretse aka kazi ajya gushinga kompanyi iri mu zikomeye kuri uyu mubumbe, ariyo Alibaba Group. Icyatumye Jack Ma ashinga Alibaba Group ni igitekerezo cye cya mbere, kwari ugucuruza akoresheje internet. Yewe byaranamuhiriye. Kuva icyo gihe Jack Ma yagiye yagura ubucuruzi yakoreraga kuri internet, yagiye izamuka yagurwa n'ibitekerezo bishya yakoresheje agendeye ku byo yabonaga isi ikeneye. Mu mwaka wa 2014 sosiyete Alibaba ya Jack Ma yari imaze gukura, imaze kwinjiza arenga miliyari 25 z'amadolari y'Amerika mu myaka 14 gusa, bituma ica agahigo ko kuba kompanyi y'ikoranabuhanga ifite agaciro kurusha izindi ku isi muri uwo mwaka. Dore amwe mu magambo yo kuremamo icyizere abashaka kwikorera akunda kugarukwaho na Jack Ma mu mbwirwaruhame. Mu bucuruzi ntukagire ubwoba bwo guhangana kandi ntukagire igihunga. Niba ugira ubwoba buherekejwe n'igishyika, si byiza ko wafata icyemezo cyo kuba rwiyemezamirimo. Nuhanga udushya uzagira amahirwe menshi muri bizinesi. Uyu munsi abantu benshi ku isi bafite ubwoba bwo guhomba. Bivuze ko ayo mahirwe kuba adafite ubwoba ari ayabo yo gutera imbere. Si ngombwa kwirukira sosiyete zikomeye, ahubwo shaka umukoresha mwumvikana kandi ukubonera umwanya akakugira inama. Jya ufata umwanya wo kuryama uruhuke bihagije,
kugira ngo ubone imbaraga zo gukora. Nukoresha amategeko n'amabwiriza uzaba ushaka gukorana n'abakozi b'ibigoryi. Uwo ni Jack Ma. Nge nitwa Theoneste Zigama. Rwanda Hot News.